Reka rero none nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi ba Nonaha Official TV. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo mbahe ikaze rero munyemerere muri aya makuru yacu mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo tubashe kwa twasobanukirwa amakuru ari hirya no hino mu gihugu, tumenya ngo se ibyahabereye ni yibihe. Rero twuse cyane rero nuko ku munsi w'ejo hari impanuka yabereye ku muhanda wa Nyabugogo ugana ku Kinamba ahazwi nko kwa Rasta. Habereye impanuka ikomeye cyane y'ikamyo yari ihetse container ebyiri, yakubise umumotari wari uhetse umugenzi w'umukobwa ndetse umumotari kugeza ubu ngubu akaba yarahasize ubuzima. Rero bamwe mu bamotari babashije kuba babona amateka cyangwa babonye ku byabaye kuri uwo mumotari nuko iyo kamyo yakubise umumotari ikamujanjagura umutwe bikarangira burundu. Benshi bavuga yuko uyu motari yaza kuza kugira moto imeze neza cyane, aba babashije kuba yararokotse. Bamwe bakavuga bati ni za moto za Spiro, kandi mu by'ukuri koko nkuko mubibona ku ifoto ni za moto za Spiro zimaze iminsi zifite ikibazo gikomeye cyane. Bavuga bati nta feri, abandi bati izi moto ntabwo zikoze neza cyane, abandi bati izi moto bateri zazo nta kintu kirimo. Benshi bakomeje kubivugaho cyane, ariko dufite abamotari benshi bagiye batanga ubuhamya ku bijyanye n'izi moto ndetse n'ababashije kuba kwibonera izi mpanuka. Hari benshi rero babifiteho ubuhamya ndetse abamotari bakomeza gutabariza leta bagira bati mudufashe rwose mumenye ujyanye n'izi kampani zikora izi moto, ese koko ni ubuhe buryo bwiza benda bashobora kuba bakoramo izi moto, cyangwa izi moto zari zarasohowe hanze ubugira bazisubizeyo, wenda abamotari babashe kuba babasubiza amafaranga yabo, cyangwa wenda babahindurire babahereze moto wenda ku giciro gitoya. Nagira ngo wumve ubuhamya bw'abamotari. Umumotari washatse kumuhunga ikimodoka kimwikaragiye ku ipine kimumanyura umutwe, nuko bigenze, ariko umugenzi wabashije ariko wari bubeho. Umumotari we yapfuye byarangiye. Yatwaye moto Spiro. Yatwaye moto ya Spiro. Iyo motari we yararimo ari kumanuka yerekera Nyabugogo. Uburyo rero uwo mushoferi wari utwaye rukurura nawe yadepaje mugenzi we. Ubwo rero motari nawe yitabura ahantu ahungira, kuko hano hafi ya harakaburodire nta kuntu ari kubona ukuntu akwepfa. Ubwo rero yahise umugenzi we yahise agwa hakuno mu nzira y'abanyamaguru. Ubwo rero birangiye umotari we yahise agwamo, agwa mu ipine. Ubwo rero imodoka rero amapine yose ataca hejuru kuri motari no ku mutwe, ubwo motari itarangira. Nanjye mpanyuze impanuka imaze kuba, umotari we nabonaga umutwe wamanyutse. Gusa amakuru numvise nuko bavugaga yuko imodoka ari depashe igasanga umumotari mu muhanda wiwe. Byanze bikunze buryo umuntu uhagaze ku tuziga tubiri n'umuntu uhagaze ku mapine ntago bagira kiribure kimwe. Ashobora kuba yabuze kiribure rero agahita ahura n'iyo modoka ikamurusha espace, agahita umukandagira umutwe. Nuko nanjye nabibonye. Gusa naciye mbona umukobwa aryamye hejuru kuri borodire, umumotari we yararyamye mu muhanda yapfuye, ubwonko bwasandaye mu muhanda. Zifite ikibazo cyo kubura feri. Izi moto si ubwa mbere nyibonye yagushije umugenzi, si rimwe si kabiri si gatatu, ni nk'inshuro nk'igihumbi mpora nzicaho zakoze impanuka. Tumaraho abantu nimudacunga neza, ahubwo mwebwe mutuvuganire mu nzego zo hejuru bakosora ikibazo izi moto zifite. Kuko izi moto ni inyabibazo, abantu bose barabizi. Abazitwara nta experience, ariko nazo ni ikibazo cyo kutagira feri, nacyo ni ikibazo kiri ahantu hose kiri rusange. Kuko si rimwe si kabiri si gatatu, ni inshuro nyinshi cyane zino moto zihura n'ibibazo. Ahubwo natwe twibaza impamvu leta itabikurikirana, kandi leta ariyo yakabaye itureberera. Ziratumaraho abantu zino moto pe. Niyo ntwara ahubwo izamara abantu ukubica. Ubundi moto y'amareyo itwara abagenzi, ni ukwica abantu rwose, ni ukubangira. Benshi barahasiga ubuzima, ahubwo abantu benshi barabuhasize, bakagiye bakazisubiza mu ruganda, bakazisubizamo ibyuma cyangwa bakazishakira amajani. Kuko urabona bazihaye amareyo kandi bagakwiye kuziha purakete kubera imbaraga zikoresha imbaraga nyinshi, ko nta mashanyarazi. Kandi moto y'amashanyarazi ntabwo ikuriwemo amaseri. Dore moto ivugure yayo, dore ngiri. Ndeba hari imashini yazamukaga ituruka Nyabugogo, noneho iriya kamyo yituruka inyuma irayidepasi. Idepashije aka gasipiro k'akamoto kamanukaga kari kujya Nyabugogo, afite umwana w'umukobwa yari ahetse. Umumotari abona nta hantu ari bukwepere, akwepera kuri ino borodire. Akwepeye kuri ino borodire ayigongaho, ayigonza ahita agarura umutwe mu mapine. Ipine y'inyuma ihera niyo imukandagiye umutwe. Tubona umutwe uraturitse. Nabirebaga amaso ku maso nuko ibintu bigenze. Amakosa n'ayandi. Nuko amakosa n'aya shoferi. Ariko no kuntu bimubayeho yabonaga nawe yari yamuhesheje, yari yagiye. Ariko ipine y'inyuma kuko yakase iki gitwe cy'imbere, tererite imera nk'iyahengamye gutya, aba ari mukuru. Impanuka nyine imodoka imwe yaturukaga hari haruguru, umumotari yazamukaga agana hano,
ageze hano rero ikamyo imwe iradepasa idepashije indi igeze hano rero kubitana umumotari ashatse kurira hano haba harehare habaye harehare rero ipine ikubise hano wasubira mu muhanda ipine y'imodoka ihita imucishaho nyine ku mutwe. Yaratwaye moto ya sipiro. Turagiteye impanuka ni imodoka ibidepashije indi modoka iri kugenda gakeya atabanje kureba imbere neza, ubwo isanga umumotari mu cyerekezo cye ko uwo aturutse inyuma y'unguyu yajya gufata fira akayibura akagonga. Abamotari bagenzi babo ejo twe turimo turaganira bambwira ko zino moto iyo ugitwaye nk'umuntu ahantu hamanuka ugafata feri itabirandura ukumva ko nta feri zigira nyine nk'uko bagenzi babo barimo barabivuga. Ni ikibazo rero gikomeje kuba gikomeye cyane mu Banyarwanda benshi batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abantu benshi b'abagenzi bakunda gutega moto bakomeje kugira ikibazo gikomeye cyane kuko bari kugenda babura ababo mu buryo butunguranye cyane kubera izi moto za Spare kuba zidafite feri ndetse kandi ndetse zikomeza kuba ziri gukemangwa yuko zitujuje ubuziranenge. Ni benshi bakomeje kubivugaho cyane nkuko mwumvisha abamotari bagira bati izi nta moto zirimo, nta moto rwose. Niyo mpamvu turi gusaba leta kuba yadukorera ubuvugizi kugira ngo tumenye se bizagenda bite. Mwibuke neza yuko ni impanuka nyinshi zagiye zikomeza kumvikana, izi moto zifite ibibazo byinshi cyane, ariko nanone bidakuyeho nuko wenda iyi mpanuka yabaye ngo ari uko uyu mushoferi ngo yaragiye kudepansa kugira ngo yambuke agende ahubwo agakura n'iyi moto. Iyi moto no kuba wenda umumotari yagerageje gufata feri bikanga burundu bikarangira uyu mumotari hasize ubuzima, ariko kubw'amahirwe umugenzi yatwaye ntacyo yabaye. N'umugenzi w'umukobwa ubu ngubu kugeza muri akanya ari ku bitaro bya Muhima, ubu ngubu ari kwitabwaho n'abaganga. Icyo twishobora nuko rero umukobwa atahangiriye cyangwa wenda ngo habasiga ubuzima, ariko ni ikibazo cyane kuri uyu mumotari kuko umumotari no kuvuga ngo aka kanya yitabye Imana. Rero nagira ngo kugeza namwe mujye muri comment section mutubwire ese murabyumva mute, ese murabona ari ikintu gikwiriye gukora kugira ngo tubashe kuba twamenya ngo ese bizagenda bite. Ndetse kandi mwibuke neza yuko hano kuri Nonaha Official TV benshi bakurikirana ibiganiro byacu ndetse kandi bagakurikirana amakuru yacu. Ibi bizadufasha kugira ngo ijambo uvuze ndetse kandi igitekerezo utanze cyo zabashe kuba cyasomwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kugira ngo natwe tuzashyiremo imbaraga tubakorera ubuvugizi. Rero amazina ni Nkurikiyimana Theogene mukomeje kubana muri aya makuru. Ndagushimiye wowe warangije iyi nkuru kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwe se ni ikintu gikwiriye gukorwa, ndetse kandi nawe ndagushimiye uteye comment kuri Nonaha Official TV. Imana ikurinde. Yari Nkurikiyimana Theogene.